Dusoje imyitozo ya nyuma n'ibyo koko dufite umukino ejo tuzakina na Kenya Police. By'umwihariko umukino wa mbere twarawutakaje. Ni ukuvuga yuko umukino dufite ejo nta kosa tugomba gukora. Ni umukino twiteguye neza, tugomba gushyiramo imbaraga zose. Abakinnyi bameze neza kandi barizeye yuko umukino tutawutsinze byadushyira muri risk cyane. Tugomba gukora ibishoboka byose umukino w'ejo wa Kenya Police tukawutsinda. Hanyuma niki cyabuze kuri match ya mbere? Ubikomojeho ko mwatakaje. Ese icyabuze kuri match ya mbere urakibona ngo abakinnyi bawe bitegura match ya kabiri? Nibyo navuga yuko equipe ya Rayon Sport ni equipe nshyashya, ni umwaka wayo wa kabiri ishinzwe igahita ikina n'imikino. Byo icyambere ni by'agaciro cyane kuba ikipe imaze imyaka ibiri ishinzwe igahita yitabira n'imikino ya Champions League. Navuga yuko habayeho nk'ikintu cy'igihunga cyangwa bamwe kutamenyera. Twatangiye twinjiye mu mukino dutinze kuko urebye iyi bitego bibiri bya bakidutsinze ku munota wa mbere, ikindi bagitutsinda nanone ku munota wa 47 nanone w'igice cya kabiri. Ako kanya navuga yuko nabyita yuko yari ukutamenyera cyangwa kutaba sharp, nicyo kintu cyabuzemo kugira ngo tubashe kuba twabona intsinzi. Bande ufite bande udafite, ubwo ndavuga ku bijyanye na team news, ni bande bameze neza batameze neza ni bande? Kugeza ubu ngubu ikipe yose imeze neza, bose bari muri forme, bose bari muri mode, bose biteguye gutanga 100%. Hanyuma se abari i Kigali, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange y'abagabo ndetse n'iy'abadamu ko zose n'umuryango wa Rayon Sport, utumwa cyo bagenera? Navuga yuko abakobwa bari tayari kwitanga ibishoboka byose, bagume badushyigikire rwose. Natwe turifuza yuko twagira kure hashoboka, twazana n'igikombe.